Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Bright TV. Nk'uko mubizi tumaze iminsi dukurikirana inkuru yacu twese igitambo cy'urukundo. Muri episode ya 14 twasize Japhet na Kesi bari mu mico mibi. Nimba twabyita imico mibi sinzi ko wabyita ubifata uko ubishaka. Gusa twasize bari gusomana rwahaye inkoyoyo. Gusa twasize bisa nkaho bagiye kujya mu yindi step. Kesi yarebye ibyo barimo arangije afata umwanzuro ahita agira icyo yakoze. Twakomeje ubwo Kesi yahise yiyaka Japhet aramubwira ati Japhet it's too much kabisa, twarengereye, reka tutagwa mu wundi mutego urutuye twaguyemo, si byose Japhet please. Ubwo Japhet nawe yagarutse muri mood nzima yibaza ibyo yari akoze, nawe bisa nkaho bimuteye isoni kubera uburyo yari yihaye. Umuntu afata nk'intwari ye Kesi amukoresha ibintu atigeze amukoresha na rimwe mu buzima bwe. Japhet yahise abwira Kesi ati mbabarira cyane, ndumva ngukoshereje, yewe ngukoresheje amakosa pe, gusa nanjye sinjye ni umubiri wari unshutse. Kesi aramubwira ati oya Japhet wikerenganya, kuko nanjye nari nemeye ko tubikora, iyaba ntari nemeye nari kubona kwiyatse kare, rero nta makosa. Ndumva twese nta n'umwe wakwiriye kwishyiraho ikosa, kandi ntihagire n'uwongera kwishinja cyangwa se ngo yishishe undi, kandi ntumve ko hari nk'uciye amabere kuba unsomye biri deep. Nanjye ndi umuntu kandi ndi umukobwa nk'abandi, nta bidasanzwe. Japhet atamubwira ubwo se Kesi umpaye imbabazi? Gusa amagambo mbwiye utumye numva ntuje pe, kandi urakoze Kesi, urakoze kunyumva. Nari nzi ko ugiye kumfata nk'umwana mubi w'imico mibi ufatirana amahirwe abonye. Kesi ati Japhet oya, ahubwo nta n'umwana mwiza nkawe ndabona. Japhet aramubwira ariko Kesi nawe nta mukobwa mwiza ndabona umeze nkawe. Bose bahise baseka. Kesi abwira Japhet ati ngaho Japhet, ngaho reka nteke turye dore bwakeye, si byose? Japhet aramubwira ati nanjye ndashaka kugufasha ariko. Kesi aramusubiza ati oya, nta mukobwa warezweho gutuma umugabo ateka kandi ahari. Japhet aramubwira ati nyine reka dufashanye, ibyo ntazi unyigisha mbimenye. Ubuse mwese mudahari, yaba wowe cyangwa Keza, mwarwaye, ubona ari nde wabatekera? Kesi aramubwira ati twashaka umukozi akabikora. Japhet aramubwira ati oya, ibyo byaba ari ububwa. Yewe kubera ibyo bigiye gutuma niga guteka kandi neza cyane, ahubwo ntatangira unyereke uko bikorwa byose. Kesi aramubwira ati okay, niba ubyifuza icara hano iruhande rwanjye utangire kureba ibyo ngiye gukora byose. Japhet ati sawa. Ubwo bakomeje guteka, bihiye bararya bakomeza ubuzima nk'ibisanzwe. Reka tube tuvuye kuri Kesi na ba Japhet tugaruke ku rundi ruhande. Adolphe na Mark barimo baganira. Niba mubyibuka, Adolphe ni papa wa Kenny, naho Mark we ni inshuti ye. Adolphe abwira Mark ati ariko Mark, ubona uburyo iyi business yacu iba igenda neza tukabona na cash nyinshi? Mark aramusubiza ati erega iyi business yari iteguranye ubuhanga, ntabwo twabura kunguka.
Adolphe aramubwira ati sha nagende Mr Black yari afite ubwenge butekereza kabisa. N'ubu iyo ntekereje ubwenge yari afite numva mu by'ukuri twaramuhoye ubusa. Mark asubiza Adolphe ati wikicuza Adolphe, nose iyo tutamuhitana ubona ubutunzi rwose dufite n'icyubahiro. Ubu yaba akiriho siwe na famiye ye baba babifite ibi byose. Adolphe aramusubiza ati wa mugani, icyubahiro kiravuna kandi kugira ugire icyo ugeraho ni uko uhomba muri bimwe wakundaga yewe ukajyana n'icyo utamba. Mark aramubwira ati si nk'ibyo byose se ubuse wigiraga make. Adolphe abwira Mark ati ariko Mark, ubona buriya abana be batazamenya ibyo twakoreye ababyeyi babo? Mark aramubwira ati reka babwirwa n'ikizi ko twishe ababyeyi babo bakiri bato, kandi na mama wabo yarakwizeraga cyane. Mbere y'uko agira icyo ajya kubwira abana be yabanzaga kukugisha inama. Adolphe aramubwira ati ariko se wa mugani buriya yaba abana be babizi twari kubaha akazi muri no kampani yacu bakemera kuza kuhakora, bakemera kutubera n'abapagazi twarabiciye ababyeyi babo. Mark aramubwira ati reka nta buryo babimenyamo, kuko icyari gutuma babimenya ni ka gatabo Mr Black yajyaga yandikamo amabanga yacu yose. Kandi wibuke ko umugore we amaze kuvumbura ako gatabo, amaze no kumenya amabanga arimo ahubwo twahise tumwica kugira atazavumbura n'ibindi byose, kuko umenye ko yakibivumbura nawe yari guhita kuvumbura. Adolphe aramubwira ati ariko se ubundi kuki uriya mugore yakomeje kugenda avumbura ibitamureba kugeza n'aho byamuviriyemo urupfu? Mark aramubwira ati nibyo nyine igisiga cy'urwara rurerure rw'imennye inda, kandi baravuga ngo umenya byinshi ukabizira. Adolphe aramubwira ati uwishe ntaririrwa, nyine niyihangane, gusa nzakora uko nshoboye abana be nanjye batazicwa n'inzara, basi mbikore urukundo nakundaga mama wabo. Mark aramubwira ati ariko ugira impuhwe Adolphe, ariko da nakubwira icyo uzakomeza ubiteho, gusa ntibyakuraho ko ariko twishe ababyeyi babo yewe tukababuza n'amahirwe yo kubona ababyeyi babo ba buri kimwe cyose bifuza. Adolphe aramubwira ati erega Mark, ntawe urya ashyira mu nda y'undi. Adolphe akomeza abwira Mark ati ariko se Mark, buriya mwana mukuru wa Mr Black ko mbona ari umuhanga cyane, buriya yazatuvumbura koko? Mark aramubwira ati yewe nta buryo na bumwe yazabimenya dufite kariya gatabo, kandi ariko konyine karimo amabanga yacu yose. Adolphe aramubwira ati ngewe uburyo mbona Mr Black yari umuhanga, ashobora kuba afite ahandi yaba yarasize amabanga yacu, cyangwa kuko yari azi ko yazabyara umwana uzamenya ubwenge nkawe, akaba yarasize ubundi butumwa yazabimenyamo. yewe wasanga afite ubundi butumwa buzimije yasize mu buryo umwana we yazabimenya, akamusigira nka message runaka. Kuko Mr Black ni umuhanga cyane, ntiyareka ibigwi bye bigenda gutyo. Mark aramubwira ati
ariko uzi ko nanjye mbitekerejeho, none se n'abariya abana tubivugane ko uwariye inka atananirwa n'umurizo. Adolphe ati oya reka, tutabahora ubusa wasanga nta n'icyo bazi, ari ugukeka kwacu gusa. Nihagira uwo tubona atangiye kugira ibyo akurikirana bya kera, ni uguhita tumwikiza tugahitana ishyano. Mark aramubwira ati nibyo kabisa, Imana niba ibakunda izabarinde gushaka kumenya iby'urupfu rw'ababyeyi babo. Reka tube tuvuye kuri aba bagabo Mark na Adolphe, ahubwo tugaruke kuri kaminuza imwe. Uyu ni ya kaminuza Japhet yari agiye kujya kwigaho. Iyi ni kaminuza imwe yigaho Keza, Jolie, Ange, Max na Nobo. Reka tuze kuri Keza, Jolie, Ange barimo baganira. Jolie aravuga ati ariko se mwabonye iyi university yacu uburyo bazanye abana bari civilize birenze? Ange aramubwira ati njye numiwe, ahubwo noneho uyu mwaka urarenze. Keza aramubwira ati erega ntibyabura kuko university yacu niyo irenze muri uyu mujyi. Jolie ati ariko sha haje abatipe bameze fresh. Ange aramubwira ati aho ntiwabona ari wa mutipe twahuriye kuri gate ukirimo utekerezaho? Jolie aramusubiza ati yego sha, uzi uburyo uriya mutipe arenze, arakeye, maze mu kanya ndaza kujya no kumusuhuza. Keza aramubwira ati kagira inkuru rero. Jolie wowe buri mwaka ubona abatipe beza? Ange arangije aramubwira ati nawe reka ukabye wagira ngo tumaze imyaka 2 hano. Jolie avuga ati rekana na Keza sha, gusa nawe abonye uriya mutipe twabonye yakemera. Ange aravuga ati by'uriya mutipe ararenze pe, kandi bisa nkaho atuje ataniyemera. Jolie ahita abwira Keza ati Keza ujya wiyemera ngo nturabona umutipe mwiza kuri university mwakundana, ndabizi numubona urahita uva mu byawe. Keza ahita ababwira ati ariko wanyereka uwo mutipe muri kuvuga abana mwatangariye muri ubwo buryo. Bakirimo baganira, Jolie ahita avuga n'ijwi riri hejuru ati ayiwe, ahubwo uriya mutipe ntazapfa, dore ngo uriya. Ange ahita avuga ati yewe we, uzi ko ari we, ahubwo dore bisa nkaho arimo azagana hano turi. Keza ahita ababaza atari hese. Jolie ahita amubwira ati uriya mutipe wambaye vareze y'umukara. Keza ahita ababwira ati nuriya murimo muvuga? Arangije ahita aseka. Jolie ahita amubaza ko useka se urabona asekeje? Keza arongera araseka. Gusa reka tube tuvuye kuri no kaminuza tuve kuri ba Keza, sorry tuve kuri ba Jolie na ba Keza, ubwo tugaruke kuri Keza aho ari mu rugo. Yinjiye mu cyumba kiri mu nzu yabo badakunda kujyamo cyane, afata ikintu gisa nk'igitabo arakitegereza, arangije arafungura atangira kwitegereza. Kubera ibyo abonyemo atangira kurira amarira menshi cyane. Mu gihe akirimo arira yumva umuntu ari muri salo, kandi yari azi ko mu rugo ahari wenyine, ahita yikanga cyane.
Mu gihe akibaza byinshi yumva wa muntu aje mu cyumba. Ubwo Kesi yahise yikanga cyane. Uwo muntu yahise aza mu cyumba. Kesi mu guhindukira yasanze wa muntu yageze mu cyumba ari inyuma ye. Kesi mu kumureba isura y'uwo muntu winjiye yahise yikanga cyane. Gusa icyabaye cyangwa se icyakurikiye tuzakimenya muri episode izakurikira ya 16. Ese Mana Nyagasani, noneho uyu muntu winjiranye Kesi ninde? Ese ni iki Kesi abonye mwakira gitabo kigatumarira? Ese buriya ni iki Kesi akoze akibona uriya muntu? Naho se uriya mutipe baje nanje batangariye uje kuri university yabo, Keza we yamubona agahita aseka ninde? Ibya Adolphe na Bosiko bakoze amakosa menshi tumaze kubimenya, ariko se abo bana bavuze bayakaze muri kampani yabo ni bande? Ni byinshi tutaramenya. Iyi story izaba ndende mu byibuke. Gusa ushaka kuyimenya inkuru yose ntuzagire episode nimwe uzacika. Kandi nkomeza kubashimira mwebwe mukomeje gufata umwanya wanyu ukagenda mwumva inkuru tubagezaho. Mbibutse iyi ni Bright TV, aho ngiye ubagezaho ino nkuru ni Elize Mascot. Kandi niba utarabikora ushishikarije gukanda iryo jambo subscribe riri iruhande rw'iburyo rutukura, kandi ukore share, unandika muri comment aho hasi tubwire ukuri kubona iyi nkuru yacu. Turabakunda cyane, tuzasubira ubutaha tubagezaho episode ikurikiye.